Ndagusuje kandi nkwifurije gukomeza kubwa neza reka mbone no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none nshuti mukuru rero nyemera turebera hamwe izi breaking news na makuru natwe arimo aratugeraho muri kano kanya mu makuru akomeje kugenda agarukaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ku musore witwa Kazungu Denis. Uyu musore yaje kuba yafatwa kubera ko yishe abakobwa bageze muri 12 aho yabishe akabashyingura mu cyobo cyaho yakodeshaga ubwo akabafungiye kuri station ya RIB mu karere ka Kicukiro. Amakuru rero tuje kuba twagaruka aho muri kano kanya bw'amakuru tuje kuba twagarukaho muri kano kanya nuko uyu musore bivuga ko yari umukire ndetse unakomeye cyane aho ngo yacuruzaga hano mu mujyi wa Kigali ndetse akaba yarafite n'imitungo yambaye hanze y'igihugu. Uyu musore rero kuba yicaga aba bakobwa ngo ntabwo yabicaga ashaka kugira ngo abambara, ahubwo hari ikindi kihishe inyuma y'icwa ry'aba bakobwa, dore ko bivugwa ko uyu musore Kazungu Denis yarafite imitungo myinshi hanze y'igihugu. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe rero nta kindi tugusaba, turagusaba kudutega amatwi ubundi ukaza kuba wasobanukirwa icyishe inyuma y'icwa ry'aba bakobwa bageze muri 12 ndetse biravuga ko hari n'abandi benshi shobora kuba yaragiye yica ataragaragaza aho yagiye abashyira. Ikindi tugusaba rero ni ikintu cyoroshye cyane, reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse subscribe ubundi uhakanda bitewe na telefone ukoresha, uri iburyo bwa telefone yawe cyangwa se ibumoso bwa telefone yawe urabona utuzogera dutatu wemeze ukazogera ka mbere kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uzibona 5 kuri 5. Umusore Kazungu Denis mwifatwa rye akaba yari yemereye ko ari we wishe bano bakobwa bageze muri 12 aho yicaga umwe kumwe agenda abashyira mu cyobo cyaho yakodeshaga. Ibi bikaba biri kugenda bibabaza abantu benshi bagiye batarwa. Uyu musore rero mu kwica aba bakobwa ngo ntabwo yabicaga agamije kubambura, ahubwo ngo yabicaga agamije kubakuraho ibice by'imibiri yabo akajya kubigurisha, dore ko bivuga ko yagiye akuramo n'amafaranga menshi cyane, aho uyu musore Kazungu Denis afite imitungo myinshi hanze y'igihugu ndetse akaba yari n'umucuruzi hano mu mujyi wa Kigali. Akaba ari amakuru akomeje kugenda agarukwaho cyane hano mu binyamakuru bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musore rero akaba afite inzu ihambaye hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu nyanja y'Ubuhinde, aho iyi nzu ihagaze akayabo k'amadolari 100,000. Iyi nzu rero ikaba iri mu nyanja y'Ubuhinde ariho iherereye ndetse hakaba hari n'indi mitungo myinshi afite hanze y'igihugu, dore ko yari umucuruzi hano mu mujyi wa Kigali. Aya akaba ari amakuru ari kugenda akomeza kugenda agarukwaho cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musore waje kuba yafatwa yarivuganye abakobwa bageze muri 12, dore ko uyu mwicanyi yafatwa nka serial killer aho yagendaga yica abantu bamwe, aho yafataga abakobwa yagendaga kura mu kabari yarangiza akabica. Ibi bikaba biri kugenda bibabaza abantu benshi bagiye batandukana mu gihugu cy'u Rwanda. Si inzu afite gusa mu nyanja y'Ubuhinde, ahubwo ngo afite n'ubwato mu nyanja y'Ubuhinde, aho uyu musore bivuga ko amafaranga afite yagiye ayakura mu kugurisha ibice by'imibiri y'aba bakobwa yagendaga yica, agafata ibice byabo akagenda akabigurisha akaronkamo amafaranga, ari we yagendaga agura imitungo igiye itandukanye agiye afite hanze y'igihugu. Bakari amakuru rero ari kuba agenda ababaza abanyarwanda benshi abagiye batandukanye barimo bagenda bamusabira ko nawe yakwicwa agakurikizwa bariya bakobwa yaje kuba yakwivugana. Uyu musore rero ubwe akaba ari kugenda yemerera ko yishe bano bakobwa kandi akaba yarabishe atagamije kuba yabambura, ahubwo yabicaga agamije kubaronkamo ibice byabo kugira ngo abe yajya kuba yabigurisha ngo abonemo amafaranga menshi, ndetse nk'uko bigenda binavugwa akaba ngo afite imitungo myinshi hanze y'igihugu ndetse yari n'umucuruzi hano mu gihugu, dore ko nubwo ngo yari umucuruzi ntabwo aho yacururizaga yakunda kuhitiza ko ngo yabaga afite abakozi bamukoreraga, kuko ngo yakunda kugenda ajya hanze y'igihugu ndetse anagaruka hano mu gihugu. Yari akaba ari amakuru rero kugenda akomeza agarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ubwe rero akaba ari kugenda yemera ko yabishe, ariko ukabona
muri we nta bwoba afite ndetse nta nubwo akeneye kuba yasaba imbabazi ngo abe yagabanyirizwa igihano. Bigaragare ko uyu musore ari serial killer nk'uko tugenda tubibona mu mafilime, usanga abantu muri filime, aho usanga muri filime umuntu ari umwicanyi agenda yica abantu b'ubwoko bumwe, akaba yafata nk'abantu bakora akazi kamwe akaba aribo yakwibasira yica. Ibi rero bikaba ari kugenda bikomeza kubabaza abantu bagiye batandukanye. Uyu musore rero nk'uko abantu bari kugenda babivuga bakagenda bamusabira kuba nawe yakwicwa agakurikizwa abo bantu yagiye yivugana, aya akaba ari amakuru rero akugenda agarukwaho cyane, aho ibi bintu byababaje abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niba ubwa mbere rero ubanye natwe, nta kindi tugusaba, turagusaba ikintu cyoroshye cyane. Reba munsi ya video yarona ahantu handitse subscribe, ubundi uhakande urebe ibumoso bwa telefone cyangwa se iburyo bwa telefone yawe bitewe na telefone ukoresha, ubundi tuzogera dutatu wemeze ukazogera kambere kugira ngo nitujye dushyira inkuru ujye uzibona 5 kuri 5. Wakoze kuba natwe rero, bye bye, ciao ciao, at la vista.